y'abadayimoni, umukureho imbaraga z'umwijima, umukureho buri bitero byose bya Satani mu izina rya Yesu. Mpamagaye imbaraga zishobora byose kugira ngo zigaragare kw'aba bantu badukurikiye. Reka ubutware bw'Imana buboneke kwa buri muntu wese, imbaraga zisumba byose zibe ku buzima bwe. Mana muhagarareho, Mana murengere, uyu mwaka utarashira umukorera ubukwe nk'Imana. Sengeye umuntu usiragira kwa muganga, imbaraga zawe nizimukize, yaba kanseri ubasha kuyikiza, sida urayikiza, indwara zananiye abaganga ubasha kuzikoraho zigakira. Abana bakunaniye, umugabo mwakundanaga yaguhindutse, urimo uragenda mu nzira ukumva isereri, uri kugendana n'isereri, ntiwabuze ibyo kurya, ntiwabuze aho kuba, nta kintu na kimwe wabuze, ariko Satani yaragiye amunga ubugingo bwawe, amunga ubuzima bwawe. Reka tugusuhuze kandi twifurize umugisha w'Imana wowe wahisemo kubana natwe kuri Tabarwa TV. Imana iguhereza umugisha, ntabwo tuzi uburyo twagushimiramo kuba waraduhisemo. Imana iduhana umugisha ko mw'iyi minsi nk'uko muri kugenda mubibona turi mu cyumweru cyo gusengera abantu, cyumweru cy'ubuhanuzi. Hanyuma nudukurikira ufite ibyifuzo bigiye bitandukanye, utwandikire ubitwoherereze kugira ngo tugufashe gusenga. Ikindi kandi hano kuri Tabarwa TV nk'uko mwumva izina Tabarwa TV, ni televiziyo ifasha abakene, ifasha imfubyi, ifasha abantu bagiye batandukanye batagira ubuntu bwo kubona ibyo kurya, ibyo kwambara. Nk'uko Tabarwa TV yitwa Tabarwa TV, turanatabara nyine murabyumva. Ubwo hari inkunga ufite cyangwa se ituro ryawe wumva ryafasha abakene, waryoherezaho kuri Tabarwa TV. Nimero ziba zihari na nimero de konte za Tabarwa TV. Hanyuma inkunga yawe tukashobora kuba twayigeza kubo wayigeneye. Nicyo kitubesheje aha ngaha, ni ugusengera abantu, ni ukubwiriza ubutumwa bwiza ndetse no guhumuriza abantu mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Niba rero utarakora sabone uyikore, kandi ijambo nirigufasha rwose. Ufite kuba waryoherereza n'abandi bakaryumva, rikashobora kuba ryabafasha. Ko namenye neza ko abantu baba bafite uburyo Satani agenda bataka ku buryo bugiye buba butandukanye. Tabarwa TV rero iri hano kugira ngo itangaze ijambo ry'Imana no gufasha abantu aho bagiye baherereye, bakeneye ubufasha bwabo bw'ijambo ry'Imana, bwabo bw'amasengesho, bwaba ubw'ibikorwa bigaragara. Ndashimira cyane rero inshuti zanjye twabanye hariya mu gihugu cy'Ubufaransa, n'abandi twabanye hariya mu Bubiligi, Belgique, n'abandi twabanye hariya mu gihugu cy'Ubudage. Mukomeze muhabwe umugisha kandi mugenda munyereka ko turi kumwe 5 kuri 5. Ariko nimukajye mureba gusa ikiganiro, mujye musiga munanditse komenti, munyereke neza ko turi kumwe 5 kuri 5. Kandi mu by'ukuri muba mukoze ikintu gikomeye, muba muduhaye courage, muba mutweretse ko ibiganiro byacu muba mwabikurikiye. Reka rero kandi dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana idufasha uko bwije nuko bukeye, uturwanirira intambara aho turi naho tutari. Aho turi hano kuri Tabarwa TV, nyemera buri muntu wese udukurikiye umugenderere, umuhagararemwo. Imbaraga zawe zibe kuri we, imbaraga zawe zibe kwa buri muntu wese, icubahiro cyawe kibe kwa buri muntu wese. Nkubise hasi imbaraga z'umwijima, nkubise hasi ibitekerezo by'abadayimoni, nanije gukora kose kwa Satani,
mu izina rya Yesu Kristo mpamagaye kugirirwa neza n'ijuru ngo kuboneke kwa buri muntu wese udukurikira. Sengeye abantu barwaye, uyu muntu urwaye umutwe udakira ndamusengeye mu izina rya Yesu. Ikiganza cyawe nikimukize, ikiganza cyawe nikimubeho mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu umaze iminsi uzungerejwe n'imbaraga z'abadayimoni, uzungerejwe n'imbaraga z'umwijima, ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Reka ikirere cy'Imana kize ku buzima bwe, reka ubutware bw'Imana bube kwa buri muntu mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu ujya mu ishuri akabura ubwenge, uyu muntu Satani yafashe akarigata mu bwonko bwe akiga ntafate, ndamusengeye mu izina rya Yesu. Mana girira neza buri muntu wese uri hano kuri Tabarwa TV, atabarwe nawe, arengerwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu umaze iminsi urembejwe na mukeba we ndamusengeye, Mana mutabarishe neza n'ukuboko kwawe. Uyu mukobwa umaze iminsi urambagizwa hakarongorwa abandi ndamusengeye, nyemerera umurengere, umukureho imikoshi, umukureho abadayimoni, umukureho imbaraga z'umwijima, umukureho buri bitero byose bya Satani, imbaraga zisumba byose zibe ku buzima bwe. Mana muhagarareho, Mana murengere, uyu mwaka utarashira umukorera ubukwe nk'Imana. Sengeye umuntu usiragira kwa muganga, imbaraga zawe nizimukize, yaba kanseri ubasha kuyikiza, sida urayikiza, indwara zananiye abaganga ubasha kuzikoraho zigakira. Ndasenze mu izina rya Yesu, injira mu maraso, injira mu mitsi, injira mu magufwa, injira mu misokora mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Oh the sala wini God aya wini boyasia zita wiri gide mu izina rya Yesu. Ndahamagara ikirere gikiza, ndahamagara amaraso ya Yesu yinjire mu maraso yawe, agukuremo agakoko ka sida, agukuremo agakoko ka kanseri, agukuremo umwuka wa diabete mu izina rya Yesu Kristo. Mana iki cyumweru turimo cy'amasengesho, fasha buri muntu wese udukurikiye atabarwe, arengerwe kuko uri Imana itabara. Nyirijuru n'isi, rengera umuntu wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi ufite ibyifuzo by'abana bishoye mu biyobyabwenge, umubohore, umukize mu izina rya Yesu Kristo. Izi famiye zananiwe kumvikana zibohore, uzihuze, uzibohore, uzibohoze umucyo wawe n'amaraso yawe. Urakoze nyirijuru, urakoze kugiye kubagirira neza, ukabatabarisha ukuboko kwawe n'ineza yawe mu izina rya Yesu, amen. Imana rero iduhana umugisha nk'uko murimo mubikurikira. Turi mu cyumweru cyo gusengera abantu bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye. Utwandikire na ibyifuzo byawe, hanyuma tugufashe gusenga. Turi gusengera abarwayi, turi gusengera abashomeri, turi gusengera abantu bakeneye agakiza mu miryango yabo. Turimo kwita ku bakristo bafite intege nke bagenda bagwagwana, ejo yakijijwe, ejo yagiye mu busambanyi, ejo yagiye mu businzi, ejo yagiye mu nzoga. Mbese abo bantu bose turi mu bihe byo kubasengera kugira ngo izo mbaraga zibafashe, izo mbaraga ziri gutuma badahura n'Imana, izo mbaraga ziri gutuma badafata ku gakiza ngo bagafate, ngo bagakomeze. Abo ngabo nibo turimo turasengera mwaka kanya. Niba uri kumwe natwe, andika hasi muri comment uvuge ngo amen. Imana rero iduhana umugisha. Turi mu gusengera mu cyanditswe kivuga ngo ntucogore. Ntago ukwiriye gucogora. Yesu no ku musaraba ntago yacogoye. Hari aho yageze nibyo, ubwo yarageze ku munota wa nyuma kugira ngo acikane, yarasenze aravuga ngo Mana niba bishoboka iki gikombe kindenge, ntibibuko nshaka ahubwo bibuko ushaka. Iryo ni isengesho rya nyuma Yesu yasenze, arimo abona ko ubuzima bwe bugiye gucikana. Ndagira ngo nkubwire ngo aho ngaho niho Imana yigaragarije no mu rupfu. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu ajya yigaragaza no mu rupfu, Imana ijya yigaragaza no mu rupfu. Ahantu ubona byarangiye
niho Imana ibigiye gutangira akazi kayo. Ahantu ubona neza neza abantu bakuvuyeho, abantu bakuretse, abantu bagutaye, utagifite umuntu kumva, utagifite umuntu guteza amatwi, aho ngaho niho Imana ibigiye kwiheshereza icyubahiro. Reka nkubwire nshuti yanjye, reka nkubwire muvandimwe, niwe Imana ikuntu intumyeho, irambwiye ngo were kwigirira nabi, were kumvira inama z'abantu barimo bakubwira amagambo agusheshenga, amagambo agukura mu muhamagaro, amagambo agukura mu masezerano, amagambo agukura mu kwizera. Oya, ayo matwi yafunge, usigarane ijambo rivuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara. Usigarane ijambo rivuga ngo nicyo gitumye nkomeye, mu maso hanjye hagakomera, hakaba nk'urutare, kandi unsindishiriza ari bugufi, sinzakorwa n'isoni. Muvandimwe, ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo uzamwara. Imana yambwiye ngo habura gato ngo usebe, igiye kwita ku kibazo cyawe. Habura gato ngo umware, Imana ije kukwitaho, ije kukwiyereka mu kanya nk'ako guhumbya. Izina ryawe rigiye kubahwa, izina ryawe rigiye kwamamara, izina ryawe rigiye gukomera. Oya, were guha amatwi biri kuguca intege. Imana ihimbaza. Ndumva nuzuye ifuhe ryo kutangaza, ryo gutangariza Satani ngo ubugingo bw'uwo mukozi w'Imana ntabwo uzaburundura. Ayo masezerano Imana yabwiye abantu bayo ntabwo uzigera uyakoraho, kuko Imana yavuganye nabo. Imana ishimwe cyane. Niba uri kumwe nanjye, andika hasi muri comment uvuge ngo amen. Turi mu gihe cyo gusenga, turi mu gihe cyo gutabaza Imana. Imana ibwira Yeremiya, iramubwira ngo Yeremiya we, ngo ntabaza ndagutabara, ngo nkwereke ibikomeye n'ibiruhije utamenya. Iyi Imana twayitabaje irumva, iyi Imana twayitakiye iratwumva. Imana igiye kukumva mu kibazo cyawe, nubwo wari ugeze ku munota wa nyuma, nubwo wabonaga ugiye guhunga igihugu, nubwo wabonaga amadeni agiye kuguhungisha igihugu, nubwo wabonaga urupfu rukusatiriye, nubwo wabonaga abavandimwe bose bakuretse, ni Imana igiye gutangira ku buzima bwawe. Oh, haleluya. Hagarara mu ijambo rivuga ngo kuko umwami Imana izantabara, ngo nicyo gituma ntamwara. Imana ishimwe. Hagarara mu ijambo rivuga ngo nicyo gitumye nkomeye, mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Mama, komera. Ntabwo icyo kigerageza ari icyo kukwica. Imana igiye kwitambika mu kibazo cyawe. Imana igiye kwitambika imbere ya mukeba. Imana igiye Mana nyir'ijuru n'isi, Data arambwiye ngo icecekere, iryamire, witurize. Imana igiye kurwana n'umwanzi wawe. O de sala winivoya sintagora binivoya siya. Ntabwo Imana ishobora kureka ngo abadayimoni bakwatake kugeza n'ubwo ubugingo bwawe bwatatswe. Nta na rimwe nigeze mbona Imana bitageze ku munota wa nyuma. Nta na rimwe nigeze mbona Imana igihe ibintu byoroshye, Imana igaragaraho bikomeye. Abana bakunaniye, umugabo mwakundanaga yaguhindutse, urimo uragenda mu nzira ukumva isereri, uri kugendana n'isereri, ntiwabuze ibyo kurya, ntiwabuze aho kuba, nta kintu na kimwe wabuze, ariko Satani yaragiye amunga ubugingo bwawe, amunga ubuzima bwawe. Harageze ngo Imana yitambike. Aho imbaraga zawe zarangiriye niho iz'Imana zigiye gukomereza. Aho wamaze kumva ubuzima bwawe bwace, nta kintu wewe wakora, Imana igiye kwitambika ku buzima bwawe. Turi mu bihe byo gusenga, turi mu bihe byo kwinginga Imana. Igihe wowe wabuze epfo na ruguru, igihe wabuze umuntu wo kugufasha, igihe wabuze umuntu wo kugutabara, igihe wabuze aho werekera, aho ngaho niho Imana bigiye gucira inzira. Mana nyir'ijuru n'isi,
uwera wa Isiraheli, ukinga ntihagire ukingura, wakingura ntihagire ukinga. Ndasenze mu izina rya Yesu, mpamagaye imbaraga zishobora byose kugira ngo zigaragare kw'aba abantu badukurikiye. Reka ubutware bw'Imana buboneke kwa buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubita umudayimoni ugendagenda ku rugo rwawe, ndakubita umudayimoni ugendagenda ku buzima bwawe, ndamenagura imyuka mibi irari igendagenda hejuru y'urugo rwawe mu izina rya Yesu Kristo. Buri imbaraga zose zari zigutsikamiye, buri myuka mibi yose yari kuziritse, ndayikubita mu izina rya Yesu. Mpamagaye isumba byose kugira ngo igutwikirize ineza n'ubudahangarwa bwawe. Urakoze Mana, kwari icyo ugiye gukora, kwari icyo ugiye kurema ukoresheje ijambo ryawe mu izina rya Yesu, amen. Mana iguhe umugisha, komeza ubane n'Imana, komeza usengane natwe, amahoro y'Imana akomeze agendane n'ubuzima bwawe, amen. Gendana ijambo ry'Imana, ryamana ijambo ry'Imana, korera mu ijambo ry'Imana, byarira mu ijambo ryayo. Muri Kristo harimo uburinzi, harimo ubwihisho, harimo keya, harimo icubahiro, amen. Turi kumwe mwaya masengesho, ukore sabone, tukomeze tubane, amen. Bye. Imana igaragaraho bikomeye.